Twongeye kubaha ikaze wowe dukurikiye ku Isoko TV aho muherereye hatandukanye, aho bukeye tubahaye mwaramutse, aho bwije namwe tubahaye mwiriwe. Ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze kugira ngo tubashe kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Uyu nundi munsi andi mahirwe turi babandi mutuma tukabatumikira. Uyu munsi turaha turi kumwe n'abatumirwa kugira ngo tubashe gusoza ubutumwa bw'ibyo muba mwadutumye hariya muri komanteri zanyu. Uwo mubona kuri mikoro ni Muvunyi Steven. Mbere yo gukomeza n'ikiganiro cyangwa se ngo dutangire abatumirwa bacu bibwira abadukurikiye, twagira ngo tubanze dutangize n'isengesho kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro nyirizina, kuko introduction ni imwe mu ntambwe ziba zigize kera ikiganiro. Mbere yo kubyinjiramo ni byiza ko tubanza kwiragiza Imana kugira ngo ibashe kubana natwe ndetse n'abagiye kudukurikira ibyo tugiye kuganirira ahangaha bizabashe kugira impact ikomeye ku buzima bw'umuntu n'abantu henshi no muri benshi. Turaza gusaba umubyeyi wacu umushumba Bishop kugira ngo aturagize Imana kugira ngo tubashe gutangira ikiganiro nyirizina. Mana ishobora byose kandi Imana y'ukuri, turagushimiye cyane kuri aya manywa y'uyu munsi wa none. Turagushimiye kuri iyi cano, turagushimiye kuri ibi biganiro tugiye kuganira ahangaha. Cyo twifuza nuko ibyo tuganira aha biguhesha icubahiro kandi bikigisha abantu kukumenya no kukumvira no gukomeza amategeko yawe. Mwami Yesu Kristo, umugisha wawe ubane natwe muri byose. Mwami Yesu, amagambo avugirwa ahangaha yose aba amagambo aturuka kuri wewe kandi cyane cyane aguheshe icubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Amen. Harakoze cyane umubyeyi wacu umushumba Bishop kuturagiza Imana. Namwe aho muri mubashe gukomeza kwizihirwa no kuryoherwa mu biganiro tugiye kugirana. Nkuko mubizi ubushize no mu kiganiro cyatambutse ejo twababwiye kuko turi buze kubana n'abatumirwa uyu munsi. Abo nta bandi nabo mwamaze kubona hano ku mashusho. Ndafitiye ububasha bwo kuvuga, narabatumiye kuko mwari mwabantumye, ariko bo baraza kwivuga kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Banyita Bishop Mathias Rubona. Nkaba nshimiye iki kiganiro, nshimirana Isoko TV kuba badutumiye. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Bishop. Twasaba n'umubyeyi wacu kugira ngo nawe yibwire abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Namasomo Jeannette. Nkaba mbashimira kucizere mwatugiriye cyo kudutumira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndatangira mbashimira nubwo ndibuze no gusoza kandi mbashimira abatumirwa b'uyu munsi kuba mwaremeye ubutumire bwacu ubwo twabasabaga ko tuzabana. Haciyemo iminsi twarabiganiriye, kuba rero uyu munsi Imana iwuduhaye namwe mukawemera mukitaba mu by'ukuri nk'Isoko TV turabashimiye cyane. Hanyuma turaza kwinjira mu kiganiro nyirizina aho turi buze kuganira ikitari kure y'ico mwadusabye mu biganiro by'ubushize twagiye tubagezaho. Abantu benshi bagiye badusaba ko tuzaganira hejuru y'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Murabizi kuko aho tubarizwa ni mu miryango. Uyo tuvuga umuryango ni umugabo, umugore ndetse n'abana. Birakura bikagera muri societe noneho umuryango mugari, aho biba ubwoko ndetse abantu igihugu naco kikaba ariko biba byagiye bikomoka mu miryango. Rero kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu twateguye ingingo igira ati uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abashakanye mu muryango. Umuryango umaze gukura hazamo umwana cyangwa se abana, umuryango ukabaho wuzuye. Uyu munsi rero nico kiganiro tubafitiye. Dukomeze tubashishikarize ugudukurikiye atarakora subscribe, uraza kureba aho hasi ahandikishe ibara ry'umutuku cyangwa se ritukura, ubashe gukanda subscribe cyangwa se like. Biba bitwereka kuko wemezanya natwe ko ibyo tuba twakoze ari byo. Iyo hari ibyo unenga uhabwa uburenganzira bwo kubyandika ukavuga ati aha nanje ndabyumva uku. Ubwo burenganzira nkawe udukurikiye nawe uba ubufite. Ndetse iyo ukoze share ukabisharinga ahandi uba uri gukomeza gusakaza ibi biganiro byacu no kutuzamura ndetse no kuduteza imbere. Twinjira mu kiganiro nyirizina turaza gutangizanya n'umubyeyi wacu Bishop tuza kumubaza ikibazo kigira giti adusobanurire kwanza itandukaniro ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Uburinganire ni iki? Ubwuzuzanye bwo ni iki? Murakoze cyane. Ni ikibazo ciza nubwo abantu batakivugaho rumwe cyangwa ngo bacumveho rumwe, ariko ni ikibazo ciza. Ku bwanje
baduhamagarira iki kiganiro bashatse kutubaza uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango ico ijambo ry'Imana ribivugaho. Ariko reka mbanze mvuge ku buringanire uko mzumva, na mugenzi wanje araza kununganira. Uburinganire iryo jambo ryumvikana cyane mu buzima busanzwe muri societe. Uburinganire niki? Uburinganire ku mugabo n'umugore nabyo birumvikana kandi si bibi. Ariko ico bita uburinganire ni ubushobozi tuba dufite. Ubushobozi bw'iki? Bwo kwiga. Ubu ngubu umugabo yo kwiga, umugore akiga. Icya kabiri ni ku mirimo dukora. Ubu ngubu ntakiri imirimo y'abagabo cyangwa y'abagore. Umurimo umugabo akora n'umugore ashobora kuwukora. Ndetse dufite abagore, abakobwa bakora imirimo itangaje cyane, n'abagabo bakavuga bati ni ukuri uyu muntu afite impano yo gukora uyu murimo. Ico nico citwa uburinganire. Uburinganire ni ukuntu tuba tungana mu kwiga ibyo dushobora kwiga, ibyo dushobora kumenya n'ibyo dushobora gukora. Ni iryo jambo uburinganire buri. Ku ijambo ryitwa ubwuzuzanye, ubwuzuzanye cyane bwibanda mu ijambo ry'Imana, muri Bibiliya. Ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo haba n'Imana yabonye kuko umugabo atokora byose, iravuga ngo si byiza kuko aba wenyine, reka muremere umufasha amwuzuze mu byo atari yuzuye. Burya iyo bavuze ngo reka muremere umufasha, hariho ikintu kimwe nigeze gutanga muri seminari yabubatse. Imana imaze kurema ibintu byose yaravuze ngo ni byiza, ariko nyuma yaho irareba iravuga ati hariho kimwe kitari cyiza, ni uko uyu mugabo aba wenyine. Burya Imana yaremye Eva kugira ngo yuzuzanye n'umugabo wiwe. Donc ni ukuvuga ngo itandukaniro riri hagati y'uburinganire n'ubwuzuzanye ni iryo ngiryo, niko mbyumva. Murakoze. Arakoze cyane Bishop. Ati uburinganire nibyo dukora, nibyo twiga. Kuzuzanya noneho bigakomoka muri bijya tuba twakoze kugira ngo tubihurize hamwe mu kuzuzanya. Ico ni igisubizo umuntu atahakana, kandi nawe udukurikiye uba ufite uko ubijumva ndetse ukanemezanya nawe kubyo aba yatuganiriye. Hanyuma wenda na mama Pasteur araza kumwunganira kuri iri jambo kuzuzanya, kuko uburinganire bwo twamaze gusobanukirwa neza ko ari ibyo tuba dukora n'ibyo tuba twiga. Hanyuma wowe ku rwawe ruhande ijambo ubwuzuzanye uryumva gute? Ku rwawe ruhande, kuko kugeza ubu nta busobanuro runaka bwamaze kwemezwa wenda n'itegeko runaka. Ni ukuvuga ngo buri gisubizo cyose ni ukuri, kubera kuko nta kundi kuri kubihakanya guhari. Wowe iyo bavuga ubwuzuzanye ubyumva gute mama Pasteur? Murakoze cyane. Ndumva papa Bishop yari yabishubije. Ngira ngo cyane ari abavuga uburinganire, ari abavuga ubwuzuzanye, icyo baba bagendereye ni ukubaka ingo nziza. Ingo nziza zifite amahoro, zishobora kugira iterambere. Nje ndumva igikomeye cyane icyo Bibiliya dusaba. Bibiliya tubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo, umudamu ari umufasha. Ndetse mu mvugo yacu muri societe dukunze kumva cyane dukoresha ijambo ko umudamu ari umutima w'urugo. Ku bwanje nkumva habayeho urukundo, umugabo agakunda umugore we, umugore akamwubaha, buzuzanya byoroshe. Ndumva ubwuzuzanye bwaba bubonetse mu buryo bworoshe. Arakoze mama Pasteur. Ati aharangwa n'urukundo ubwuzuzanye bwo burikora. Ayo umugabo n'umugore bakundana no kuvuga ngo kuzuzanya byo birikora, kubera kuko baba ari umuntu umwe. Ndahita mbarizaho wenda nkubarizeho ikibazo. None se ubwo buringanire cyangwa se hamwe n'ubwuzuzanye ntago bushobora kuba imbushanye y'ico ijambo ry'Imana ribivugaho? Murakoze cyane. Ndumva bitabimbushanye duhagaze ku mahame y'ijambo ry'Imana, dukurikije amahame y'ijambo ry'Imana, ntago byabimbushanye. Kuko iyo ukunda umudamu wawe, kuko Bibiliya dusaba ko umugabo agomba gukunda umugore we, kandi Bibiliya tubwira ko urukundo rwihanganira byose,
rudatekereza ikibi ku muntu, n'umudamu akaba yubaha umutware wiwe. Ndumva ubwuzuzanye butaba imbogamizi kubera ko muba mufite urukundo, ibintu biri mu rukundo no kubahana. Mbona ko igisubizo gisa n'icyambere. Arakaze cyane mama Pasiteri, mu by'ukuri ibyo avuga nibyo, kubera kuko ipfundo rya byose ni urukundo. Ndabaza mujeyi wacu Bishop, uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango ntabwo bushobora kuba intandaro yo kutubahana hagati y'abashakanye mu rugo, kubera kuko hariho kwa kuringanira, kwa kuzuzanya mu biyo byazana intandaro yo kutubahana mu rugo. Kuri ico kibazo murakoze kukibaza, ntabwo mbona ko ari byo. Arabivuze mama Pasiteri, avuze ijambo rikomeye. Reka nsubire uko Pawulo yabivuze, kuko hano turiko turibanda ku ijambo ry'Imana. Mu Efeso 5 no ku murongo wa 22 haravuga ibintu bikomeye, ariko uko tuza tubisoma nza mbona kuko tudatinda kwitekerezaho. Haravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu, kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero naryo rikaba umubiri we. Reka mbanza mvuge kuri iki ngiki cy'abagore. Nanone bigeze kuntumira mu biganiro by'abubakanye, nza kubaza ikibazo ariko tuza gusanga bingana. Ico ijambo ry'Imana ryategetse abagore n'ico ijambo ry'Imana ryategetse abagabo, sinzi nemumara kumva ikiganiro namwe muri hitiramo, kuko simbahitiramo. Hano haravuze ngo abagore bagandukire bubahe abagabo babo, kuko itorero ryubaha Kristo. Erega itorero ryubaha Kristo, niyo bigeze aho bokurwa ku mategeko yo kutamwubaha, bakemera bagatanga ubuzima bwabo, bakabipfira. Kuri 25 nanone Pawulo aza kubwira abagabo, aravuga ati bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero none akaryitangira. Ntiwumva kuko itorero ryo kwitangira Kristo kubera kubwo kumwubaha. None n'abagabo na Kristo yakunze itorero araryitangira. Yabivuze mama Pasiteri, yabivuze habayeho umugore akubaha umugabo wiwe kuko itorero ryubaha Kristo, n'umugabo agakunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunze itorero akagera haryitangira. Nta mbogamizi ibikibaye hagati yabo yo kutumvikana no kutubaha urugo rwiza. Reka mbabwira, burya Imana iraturusha ikintu gikomeye. Izi ko dukwiriye kubaka urugo rwiza, iduhereza aya mabwiriza, iduhereza aya mategeko. Yari izi kuko mu gihe umugore yo kubaha umugabo wiwe nkuko itorero ryubaha Kristo, no mu gihe umugabo wiwe yo kunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, nta kintu coba hagati yabo. Ni ngombwa ngo bubahane, buzuzanye, no kuco bakwiriye kugiraho uburinganire babugire, kuko urukundo ruraruta byose. Nta kintu kiba hirya y'urukundo, nta kintu kiba hirya yo kubaha Imana. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Aho ngaho wibanze ku mugabo n'umugore. Twamaze kwinjira mu muryango twaje kuvuga kuko harimo n'umwana, nahita mbarizamo ikibazo, uruhare rw'umwana nk'umwe mu bagize cyangwa se abana nk'umwe mu bagize umuryango, nawe mu byo ubwuzuzanye n'uburinganire muri uwo muryango barimo. Nanone iri jambo rirakomeza rizunguruke kuri iki kintu. Mu gihe hari umuryango, umugore yubaha umugabo wiwe nkuko itorero ryubaha Kristo, n'umugabo agakunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunze itorero, barabyara abana bafite indangagaciro z'urugo rwiza rurimo ibintu bigeze kuri 3. Barabyara abana bafite indero, abana bubaha Imana n'abantu, abana bazubaka urwabo bakurikije icitegererezo ca papa wewe na mama wewe. Ni ngombwa ngo aba bana bunganire nanone ibi bintu ko ari bibiri, kuko babibonye. Igituma bavandimwe, hariho umukozi umwe w'Imana wavuze ijambo rimwe ngiye kuvuga, aravuga ati dufite ikibazo gikomeye. Ati kera basogokuru bari abapagani ariko babyara abakristo.
ariko ubu nyine abakirisitu ko barabyara abapagani bituruka kuki bituruka mu gihe hatabonetse bino bintu mu gihe ndakunze umugore wanje kuko Kristo yakunze itorero urukundo yewe umugore wanje akarubona abantu bakarubona n'umugore akagaragaza kubaha umugabo wiwe akamwubaha atitaye uko abantu babivuga ni ngombwa ngo tubyare babana bafite yandanga agaciro tuzobyara abana basa nuko dusa mu gihe bazosanga urukundo no kubahana murakoze cyane arakoze cyane mu by'ukuri ni ikigwa cyiza dukomeza kwiga ari twe turaha namwe muri aho mudukurikiye kugira ngo bibe ubuzima bive mu nyigisho bive mu kwiga ahubwo bibe ubuzima abantu baba batuyemo ariho ndibuze guhita mbaza mama Reverend none se mama Reverend wowe ubona ko abagabo wenda twibande mu bwoko bwacu ntituje kure yaho ariko nanone kandi tutagiye hanze y'iyobokamana kuko turifashisha ibyanditswe ubona ari abagabo n'abagore babivugaho rumwe kuri iki kintu c'ubwuzuzanye n'uburinganire mu muryango ubona babivugaho rumwe cyangwa se babyumvaho kimwe urakoze cyane reka ngisubize wenda cyane ndeba muri sosiyete yacu ya Kinyamurenge kera hari ukuntu muri sosiyete yacu batahaga umwana w'umukobwa uburenganzira kutamuha uburenganzira bungana n'umuhungu ndatanga nk'urugero wenda kugira ngo icyo mvuga cyumvikane waba ufite abana babiri umwana w'umuhungu n'umukobwa ukumva ko umuhungu ari ufite uburenganzira bwo kugana ishuri ukumva ko umuhungu hari ibyo wamuha utaha umukobwa aho ngaho hari aho hagiye hafekta sosiyete yacu cyane kuko umwana w'umukobwa atahawe uburenganzira bwiwe bukwiriye ariko ndibaza muri iki gihe mu by'ukuri pourcentage nyinshi kiragenda bihindura umwana w'umukobwa ahabwa uburenganzira bwo kwiga nubwo hari bimwe bitarakemuka nk'igihe cyo gushaka umwana w'umukobwa ageze igihe cyo gushaka wenda hari n'abagifite imyumvire yayindi yo kumva ko umwana w'umukobwa atari kimwe n'umuhungu icyo nico nasaba ko bashobora guhindura kuba abantu batabivugaho rumwe biri mu ngaruka z'ico cyane biri mu ngaruka z'ico kuko umwana w'umukobwa yigeze kwimwa uburenganzira bungana n'ubwa musaza we niyo mpamvu abantu bakibivugaho gutandukanye ariko icyo nigikemuka ndibaza tuzabyumva kimwe arakoze cyane Bishop wenda araza kukunganira kuri ico kintu uburyo we abizumva muri sosiyete yacu kukumva rumwe hagati yabo bombo umugabo n'umugore hano hanze muri sosiyete yacu ndetse tunatangiraho n'inama wenda ku muntu wenda uba utarabyumva kimwe n'undi nyuma y'iki kiganiro ko wenda hari izindi ngamba yafata kuko ari isomo aba yahawe murakoze cyane arakoze mama pasiteri abisobanuye neza rwose no kongeraho kano kantu igituma ubu nyine hari abantu batinya ijambo ryitwa uburinganire nuko bari baracengewemo n'ico kintu cyo kuvuga ngo umuhungu n'umukobwa ntibangana ariko aho twaboneye kuko uburinganire si ikintu dukwiriye kurwanya mu by'ukuri je uko mbyumva ahubwo dukwiye kugisobanurirana no kukiganiraho kidufitiye umumaro ubu ngubu dufite abadamu n'abakobwa bahagarariye ibihugu bahagarariye amasosiyete akomeye kuri ubwo ngubwo njewe nkavuga kino kintu igituma abantu batinyaga uburinganire nuko bari barahaye umwana umwe agaciro uwundi ntibakamuhe kuri ubu ngubu ico kintu carimaze tumaze kugenda mu bihugu bitandukanye tumaze kubona uburinganire kuko atari ikintu kidusamburira ahubwo ari ikitwubakira dukwiriye guhereza abana agaciro kangana mu mwanya tubahaye agaciro kangana tuzubaha kino kintu c'uburinganire kuko bafite ubushobozi bungana n'ubw'abahungu kuko biga iby'abahungu biga bagakora iby'abahungu bokora uburinganire ntituzoba tukibutinye amaze noneho bidusingirize muri ca kintu c'ubwuzuzanye kivugwa mu ijambo ry'Imana arakoze cyane ariko nanone ndakomeza mbarizemo ibibazo kubera ko ndi kunguka ibibazo bitandukanye indangagaciro se cyangwa se ibyaranga uwo muryango urimo ubwo buringanire n'ubwuzuzanye n'inkizihe Bishop indangagaciro zawo ziragaragara mu gihe tudafashe uburinganire ngo ni ikintu kidusamburira uburinganire tukabona kuko dukwiriye gufata igitsina gore n'igitsina gabo tukabihereza agaciro kangana twamara
tugashiraho ubwuzuzanye buvuga mu ijambo ry'Imana, indangagaciro ziriyerekana, tuzubaka urugo rurimo amahoro, tuzubaka urugo rurimo ubushobozi, tuzoba dufite n'ubushobozi kuko twahujije za mbaraga, tuzubaka urugo rurimo amahoro, tuzubaka urugo rutarimo amakimbirane, tuzubaka urugo ruzobyara abana bazosa nuko rwa rugo rundi rusa. Izo nizo ndangagaciro zabo. Arakoze cyane, sinzi yenda nimba mama reverend hari cyo nawe yakongera muri izo ndangagaciro zigomba kuranga urwo rugo rurimo ubwuzuzanye ndetse n'uburinganire. Urakoze cyane, ndumva urugo rurimo ubwuzuzanye bitabujije ko umugabo ari umutwe w'urwo rugo, kuko nk'abamama mu by'ukuri kubera ko umwana w'umukobwa iwacu yari yarimwe uburenganzira cyane, hari ukuntu natwe duhita tubyinjiriraho tukumva ko wa mwanya wo kurekera umugabo, umwanya wo gufata icyemezo tugomba kuwumurekera nk'umutware w'urugo. Ariko iyo mufite ubwuzuzanye kiraza gusa na cyakindi navuze, iyo hari urukundo no kubahana, urugo rwanyu rurangwa no gutera imbere, rugira amahoro, rugaragara neza. Iyo harimo iterambere n'amahoro biba bimeze neza. Ati iterambere ry'urugo nazo ni indangagaciro imwe igaragaza ubuzima b'abantu baba batuyemo. Hanyuma wenda Bishop araza kudufasha kuri side wenda se n'uhagarariye wenda abagabo, side y'abagabo, agira icyo aza kubivugaho, kubera ko muri societe yacu usanga hari abantu bakicitinya wenda abategarugori, umwana w'umukobwa akaba yarifuzaga kuba nk'umuvugabutumwa cyangwa se umushumba w'itorero runaka, ariko wenda mu mateka byarigeze nko gufatwa ko umuntu nimbabaye nk'umushumba ari umugore bisa nkaho yatinyutse cyane. Ariko dufite generation ubu nyine abantu bashobora kuba biyumvamo uwo muhamagaro wo kuzoyobora amatorero, wo kuzoyobora imiryango itandukanye. Wenda nk'abo bana b'abakobwa wababwira iki, ndetse n'abagabo babari iruhande bagomba kubashigikira muri ibyo bintu? Murakoze cyane rwose. Ku kintu cerekeye abategarugori n'abakobwa, twamaze kumenya kuko twese turi kimwe. Uko abagabo bahamagarwa niko n'abagore bahamagarwa. Hari haho na Pawulo yabyanditse aravuga ati iyo tumaze kuba muri Kristo duhabwa umudendezo cyo kimwe, ntiyakira umuyuda, ntiyakira umuyunani, ntiyakira umugiriki. Yongeraho n'akantu kavuga ngo ntiyakiriho n'umugabo, ntiyakiriho n'umugore. Nico yashakaga cyane gutunga agatoki. Nobwira abagabo bareke kwikanga abagore ngo none umugore nafata responsabilité mu ikanisa, ngo kwa kundi hariho terime twakundaga kuvuga ngo nta gitugu gikura ngo gisumba ijose. Oya, umugore muzi ukuri yo kumva umuhamagaro, noneho abagabo natwe twari dusanzwe muri iyi mihamagaro tumuhereza ikibanza, twumve icyo ijambo ry'Imana ryahumetse kuri we. No mu bakobwa, abakobwa ubu ngubu basigaye biga amashuri asanzwe, nibige na teoloji nayo, bafata ibyemezo bikwiriye mu matorero, bafatikanyije na base, bafatikanyije na ba mama wabo. Ico ni ikintu rwose cemewe. Hari ikintu mama pasteur avuze tutirengagiza, kuko Bibiliya yavuze ngo umugabo ni umutwe w'umugore we. Ariko hariho ikintu muri societe yacu twakundaga kuvuga, reka nkivuge, bakavuga bati umugore ni umutima w'urugo. Umutwe ntuzi ufata responsabilité zawo ngo ufate na responsabilité z'umutima. Kandi iteka ryose ibintu byubatse umubiri w'umuntu ni umutwe n'umutima. Nimba umugabo abaye umutwe, nitwemere kuko n'umugore yo umutima rwose. Jewe ntekereze igitekerezo, ariko nemere kuko umugore wanje ambera umujanama, kurya Imana yavuze ngo si byiza ko uyu mugabo yoba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umufasha nemere kuko ari umufasha. Burya Bibiliya ivuga abafasha babiri gusa. Umufasha Bibiliya yavuze kuko ari umugore, ni umufasha w'umugabo. Irasubira ivuga umufasha wa kabiri ni umwuka wera. Rero ico kibanza tukibahe nk'umutima w'urugo. Rwose baradufasha muri byinshi. Iyo umugore aha yavuga ati akakunganira, akakugira inama mu rugo, urwo rugo ruratungana, rutera imbere, rugira amahoro, kandi n'Imana ukayisangamo. Arakoze cyane, mu by'ukuri ni ibintu biryoshye, kubera kuko ni biri kudufasha, namwe bibafasha aho muba muri. Ati nta mutwe wabaho udafite umutima, niyo mpamvu nimba umugabo ari umutwe,
tugomba kwemera ko n'umugore ari umutima w'urugo. Hanyuma ndaza kuza kubaza mama Reverend nanone kuko itari kure y'ibi mu bijanye n'imyanzuro igenda ifatirwa mu rugo mu hagati y'ibigize ubuzima bw'ugo rugo. Nka kera ho wasangaga wenda umugabo ashobora kugenda undi yamusanga mu ndegu ahantu aragiye yamutura ikibazo akamakubita ikimasa ntaravugana n'umugore agahita kigaba ntaco barakivugana. Noneho kuri ubu wenda aha abantu benshi bari wenda ntanka bagifite cyangwa se amatungo yabashaga kugoboka abantu muri ubwo buzima bari batuyemo. Aha abantu bafite ubushobozi, bafite amafaranga, bafite amazu, bafite ibifatika bidutunze muri buno buzima bwa buri munsi. Ugasanga iyo ukibona hari ngo wenda umugore adashobora guhabwa ubwo burenganzira bwo kwanzura nawe ngo yisange mu myanzuro y'urugo, ubibona gute? Ubyiga hiki cyangwa se wabyigisha hiki mu bijanye n'ubwo buzima bwo kiri muri izo ngo zimeze nk'izo, aho usanga wenda nyine umugabo ari ugomba gutanga gusa, igihe umugore we yatanze bikaba kikosa ikananirana. Umugore tuvuga umuntu aje amusanga yamutakira, umugore agatinya kwanzura kandi nawe afite ibyo yari kwanzurisha, ariko umugabo we agahita yanzura. Ico kintu wakivugaho gute? Ugifata gute? Uhagarariye abandi bagore ho babifata gute? Mubifata gute? Urakoze. Mu by'ukuri ndakisubiza nk'utanga inama, kuko nubwo tuvuga muri rusange ariko ingo zacu ntizisa. Ingo zacu ntizisa, buri rugo rugira uko rubayeho, urundi rugo rukagira uko rubayeho, kuko hari ibyo umugabo wanjye akunda umugabo wa mugenzi wanjye adakunda, hari ibyo mama Bishop ashobora kuba akunda wenda nje batari byo nkunda. Ndumva nk'inama natanga kuri ico ngicyo, nimba hari umuntu nabonye koko ubabaye ushobora kugira ico marira nk'abakristo, kuko numva ari nico Bibiliya nakidusaba, ndaza nkabibwira umutware wanje, ndaza nkabimubwira kubera ko nzi ko nkunda nyumva, ndumva atambangamira, namubwira ati kwa runaka nabonye hakwiriye kuboneka ubufasha, nimba twabishobora tukamufasha. Ntabwo yakwanga mbimubwiranye umutima wo kumwubaha, kuko nzi ko nawe nkunda yanyumva kandi tukabikora. Arakoze cyane mama Reverend, ariko bivuze mu buryo bwo guteguza ati twaganira nkamubwira ko hari umuntu ushaka gufasha, ariko hari ubundi bufasha busaba express aho ngaho ko wanzuriraho, aho wenda usanzwe ari wowe wenda aho wari wazindukiye ufite ubwo bushobozi bwo kugikemura. Bishop nawe aragira ica bivugaho uko byumva nuko byagakwiriye kubaho muri societe yo muri no generation. Murakoze cyane. Kuko mama Bishop abivuze, iyo habaye hari ikibazo ndagiye mpuye n'umuntu ubabaye cyangwa ukeneye ubufasha, muri ako kanya reka nkubwire ico abantu batinyaga. Ico abantu batinyaga nanone turagaruka kuri ya magambo. Iyo uzi kuko umugore wawe akubaha neza, umugore wawe akamenya kuko umukunda neza, nta bindi. Niyo umugore wanje yohura n'umuntu ubabaye akenewe ubufasha bwihuta, atambona ngo angisha iyo nama arabikore, yobikora kandi yamara akabimbwira nkabyumva, nkamenya kuko atari uguhubuka, mba nzi kuko adahubuka. N'umugore wanje nawe mu gihe hari ikintu gisaba ubufasha, no mubwira nti nahuye n'ikintu gisaba ubufasha, sinabonye uko twovugana, nkeka iki gihe amatelefone yarabaye, bibaye ukuntu no muhamagara kuri telefone nakarusho, ariko kandi bibaye ari ahantu atumvise telefone no bikora, namara gushika nkamubwira akanumva kuko azi kuko mukunda. Hirya y'urukundo nta rwikekwe ruhaba. Arakoze cyane Bishop agisobanuye neza, kimwe na mama Reverend, ni ibintu basobanuye neza kandi bisobanutse. Nawe ahuri utanga indi nama aho ngaho muri commentaire kugira ngo wunganire ikiganiro. Aba batatu nitwe turi imbere, ariko ibi nibisangira benshi kandi henshi kugira ngo turushirize gukomeza kwizihigwa no kwiga kugira ngo bidufashe mu buzima bwa buri munsi. Wenda mu ma episode abagiye aba mu rugo, kuko urugo usanga rugizwe n'ama episode cyangwa se intambwe zitandukanye, ibice bitandukanye, nagirisho mbaza wenda ibiganiro biba bikwiriye kugenda bigaruka hagati, turibanda ku muryango wa Gikristo, ibiganiro biba bikwiriye kugenda bigaruka hagati y'abashakanye ndetse n'abavutse muri uwo muryango abana bavuka kuri baba bavyeyi. Ni nkibihe wenda mama pastor wagira icyo bivugaho bya biganiro bigomba kugenda bigaruka mu rugo kenshi gashoboka mu muryango wa Gikristo? Urakoze cyane. Ndumva ibiganiro byose biganisha kubaka,
bikwiriye kugaruka kenshi hagati y'umugabo n'umugore nziza ko mu biganiraho nk'abashakanye. Hari ijambo twari tuvuzeho rijanye no kuba Bishop yaravuze neza, nimba wizeye umugabo wawe cyangwa se umukunda cyangwa umwubaha, icyo akoze wumva kikunyuze, wumva unyuze. Hari ijambo ryiza mama pasteur aherutse kubwiriza kuri channel ya Grace, yaravuze ngo umugore mwiza ngo umutima w'umugabo we ngo uhora umwiringira. Iyo jambo nararikurikiye kandi numva ni ryiza cyane. Ni ukuvuga ngo nimba umutima w'umugabo wawe ukiringira, n'icyo ukoze ntabwo cyamubangamira. Mwakiganiraho, muri izo biganiro byanyu mugomba kubiganiraho, ariko kandi kuko kwiringira zikuza utunganya ntabwo yapfa kugubwa nabi. Arakoze cyane, gisobanuye neza. Wenda Bishop araza kumwunganiraho gatoya kubiba bikwiriye kuganirwamo aho ngaho hagati mu buzima bwo mu rugo bwa buri munsi, ariko rwose umuntu atashidikanya ko ibyo mama Reverend yaravuze ari byiza kandi bikwiriye kubaho mu buzima bwa buri munsi mu rugo aho tuba dutuye. Wenda Bishop nawe yagira point abivugaho, tubone kugenda tusangira ibibazo bimwe n'ibindi tugana ku musozo. Murakoze cyane, abivuze neza rwose. Burya tuba urugero rwiza hanze ari uko twarukuye mu nzu. Mu gihe tuganira n'umudamu wanje ku bintu n'ibindi, niyo nkoreye ijambo hanze araryumva kuko aranzi iruhande rwiwe, aranzi tuvugana, aranzi tugirana inama. Ikindi mbwira ababyeyi batwumva bose aho bari, iyi mu by'ukuri ni nka rekomandasiyo nubwira ababyeyi. Burya ikintu citwa itorero ry'Imana gikomoka mu muryango, ikintu citwa igihugu gikomoka mu muryango. Mu gihe tugize imiryango myiza tuzubaka igihugu ciza, mu gihe tugize imiryango myiza tuzubaka itorero ryiza. Ikindi kintu ushaka kubwira ababyeyi ni mwegera abana banyu, mwegera abana banyu. Ikintu ca mbere nko muri community yacu, ubanze wereke umuhungu n'umukobwa kuko bangana, ubwo buringanire bwo barangana. Ikindi kintu ca kabiri, no mu buzima bwa minsi yose, mu gihe umwana ataha none avuye ku ishuri nejo no hirya yejo, ntimuganira, ntimuzi ibyo ahura nabyo, mwebwe mureka kumuganiriza, ariko hariya hanze bazomuganiriza. Ni ngombwa ngo yige imico itari yanyu, ariko mu gihe mumuganiriza hano mu nzu, ni ukuvuga ngo uyu muco wo mu nzu niwo azojana hanze. Ariko mu gihe atumvisha ibiganiro bya papa wiwe na mama wiwe, agafata ibyo hanze, nico gituma abana bari mu kubibirara bakagira gute. Muganiriza no kugeza no kuri bya bindi community yacu yavugaga ngo sinoganiriza umwana w'umuhungu iki, sinoganirira umwana w'umukobwa iki ngiki. Niyende kigoye kumbwira, nzobwira Madama akiganiriza wa mukobwa, ariko mubivuge mubirashe mutabitinya, kuko ni mubitinya hari abatazobitinya kandi bazoba bahaye babajana habi. Murakoze. Arakoze cyane, aganira ikintu ciza cyo kuja inama n'abana ku mubyeyi n'umwana, kandi ico kintu iyo kibuza kenshi usanga hari ingaruka zigenda ziza, kandi ingaruka ntiziba kuri umwe zihita ziba ku muryango wose. Birakwiriye kuko umubyeyi aba inshuti n'umwana, mukaganira nk'inshuti, ntibiba bivuze ko wimutse ku rwego rwo kuba umubyeyi. Ndakeka nimba wenda twemeranya nabyo, kuko iyo ubaye inshuti n'umuntu biroroha kumubwira ikintu igishoboka kinyuze mu mubyeyi w'umumama akagikora, cyangwa se kinyuze mu mubyeyi w'umupapa akagikora, nk'uko Bishop yarabivuze. Mu by'ukuri turakomeza tubashimire abadukurikiye ku Isoko TV. Wowe utarakora subscribe, uraza kureba hasi ikiganiro ahandikisha ibara ry'umutuku, ukande subscribe kugira ngo murushirizeho gukomeza kubonera ibiganiro ku gihe. Igihe dukoze ikiganiro kiba gikenewe abakireba, kandi ni mwebwe kuko twebwe tuba twateye intambwe kugira ngo tugane aho tuganirira, namwe mugane aho mudukurikiranira kugira ngo turushirizeho kwiga no kunguka. Hanyuma tuja gusoza ikiganiro cacu, kubera kuko igihe twihaye gisa nikirangiye, turaza kugaruka nanone ku mpano zigenda zigaragara mu rubyiruko rwacu. Buriya ibihugu byose ntibyatereye imbere rimwe, cyangwa se amoko yose. Muri societe yacu usanga hari nk'ibintu biri kuza bitajeho mbere, biri kuzanwa n'iyi generation y'ubu. Ushobora gusanga mu myaka 50 ishize tutari dufite abakinyi b'amafilime mu bwoko bwacu, cyangwa se tutari dufite abanyamakuru. Kuri ubu byaza bigasa nk'aho ari inzaduka, cyangwa se biri kure n'iyobokamana.
nk'abashumba cyangwa se uruhare rw'itorero rwo rubivugaho iki mu gihe mubona hariho impano ziri kuzamuka muri sosiyete yacu tubarizwamo? Mwagira ico mubivugaho ku ruhare rwanyu nk'ababyeyi ndetse n'abashumba bashumbye amatorero? Urakoze cyane. Urakoze cyane, ico kibazo ni ciza kandi bibaye byiza kuko tugiye kurangiza iki kiganiro n'iryo jambo rije. Kera ibingibi byo gukina amafilime, byo gukina umupira, byo kukiniki ntabwo twari tubizi ariko aho duhaye tugana ubu ngubu tumaze kugera mu mahanga, abantu bari hirya no hino ku isi kuri iki kintu c'amafilime. Filime yose itari y'urukozasoni, ukabona umwana afite impano yo kuyikina, filime yigisha. Hariho ibiganiro bibiri nanje ubwanje nkunda. Mu Burundi nkunda ikiganiro citwa Ninde ikina imibereho y'abantu, irigisha nkuko nguko twigisha mu nsengero, ariko yo ikibanda mu ngo, utuntu two mu ngo, uko abantu bavugana mu ngo. Hariya mu Rwanda haba ikiganiro citwa Ikinamico, naco kirigisha birenze urugero. Nje nkavuga ngo umwana wese twobona ufite impano yo gukora filime yigisha, itoza indero, itari y'urukozasoni, akwiye gushigikirwa rwose, kuko n'Imana burya uko yakoranye na Adamu siko yakoranye na Aburahamu, uko yakoranye na Aburahamu siko yakoranye n'abatambyi, uko yakoranye n'abatambyi siko yakoranye n'abami, uko yakoranye n'abami siko yakoranye n'abahanuzi, uko yakoranye n'abahanuzi siko yakoranye n'intumwa. Imana ni Imana idahinduka mu bihe bihaye bigenda bihinduka. Rero umwana akinnye filime none ntitugomba kuvuga ngo si biyadukanye n'ibiki, ahubwo dukwiriye kureba context bya bintu hayakine. Adakinnye ikintu cojana abasore bacu cyangwa se urubyiruko rwacu ngo bave mu byizerwa, ngo batumuco, akagikina ari icubaka, akwiye kunganirwa. Murakoze. Kuri wowe Mama Reverend, dushimira Bishop yarabisobanuye neza, ariko wenda Mama Reverend wenda nawe yagira ico bivuga uko abyumva ndetse nuko abifata muri no generation y'abantu wenda bari kubikora, kubera ko ubungubu nibwo dutangiye kubona izindi mpano zisa nkaho zitari zimenyerewe muri societe yacu. Ku ruhare rwawe n'abandi ba mama mu bifata gute iyo mubonye urubyiruko rwacu narwo rubasha kwinjira mu bintu nk'ibyo? Murakoze cyane. Papa Bishop yagishubije neza, ni byiza kandi nuko bashigikira, kubera ko yabishubije simbitindaho. Reka njewe nsabire mu ijambo. Hari abana b'abakobwa bo mu bwoko bwacu mu by'ukuri bafite impano nziza zikina iby'imico yubaka nkuko yabivuze, itari kure n'ijambo ry'Imana, ariko kubera societe yacu bakitinya kumva ko yitwa umwana w'umushizi w'isoni n'ibindi nk'ibyo, ndumva batinyuka. Kandi societe yacu ibashigikire impano zabo zibashe kuzamuka. Numva arico nasaba. Murakoze. Arakoze cyane Mama Reverend. Haraho wari wiwushirije havuga ikintu cyo gutinyuka ku mutegarugori, ariho nahita nkubariza ikibazo ndetse mbanzaho no kugushimira, kuko hari umuryango mwatangiye witwa Ijwi ry'Abamama, sinzi nimba ariko wenda uraza kubisobanura mu buryo burambuye, riyobowe nawe. Wagira ico uza kubisobanurira ku badukurikiye, kuko nanone kera ni kimwe mu byo twahoze tuvugana hano kuri no topic yacu uyu munsi, y'uburyo umutegarugori nawe afite ibyo yakora kugira ngo afashe societe, afashe ahakomoka ndetse n'ahandi hose ku isi. Muri ya miryango n'amahonije atandukanye dufite ayobowe n'abategarugori bacu mu bwoko bwacu, uwo numwe nawe mu miryango ihagarariwe namwe. Mwagira ico mubibwira abadukurikiye, mukanababwira adresse zanyu aho babasanga, ndetse nimwe mu migabo n'imigambi n'intego z'iryo huriro ryanyu cyangwa se uwo muryango wanyu. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Ndumva kuri ico cyo gutinyuka, abamama bafite impano nabo kimwe n'abasaza babo, bafite impano. Ndumva batinyuka. Ufite impano runaka yagira icyo imarira societe wayikoresha, kuriya waruvuze ziri impano zitandukanye. Ariko kandi tuzigiye turimo mu bwoko bwacu, igihe c'ubwicanyi bumaze imyaka irenga 3 buri wacu bukorerwa ubwoko bwacu. Iyo hari ibibazo nka biriya bikunda gutsikamira abamama cyane, ingaruka ziba ku bamama.
abamama nibo bapfusha abatware, abo bana bapfa abamama nibo ba mama wabo kandi abasore ari bo maboko yabo. Abamama nibo bagira ingaruka mu bwicanyi iyo buje, igihe cyose ingaruka ziba ku bamama. Iyo umwana ashonje agana mama we, ihohoterwa rikorerwa abamama. Muri ubwo buryo kuri ako kababaro kose niyo mpamvu twavuze ngo reka duhaguruke nk'abamama turebe bimwe dushobora kwikemurira nk'ibibazo duhura nabyo bituruka kuri ubwo bwicanyi. Hari ibyo dushoboye gukemura duhujije imbaraga zacu, ibyo tudashoboye tukabasha kureba aho twakomanga kugira ngo tubashe kuvuga ko karengane, tukanasenga Imana, tugira n'igihe cyo gusenga Imana kugira ngo tuyereke biriya bibazo biri iwacu. Izo ni zimwe mu ntego z'iri huriro ryacu ry'ijwi ry'umugore w'umunyamurenge cyangwa se Voice of Banyamulenge Women. Twagerageje gukemura ibibazo bito bito, turabana hano bimwe murabizi by'abamama bafite ibibazo bibana mu ngo bonyine, abafite ibibazo byo kuba bo bakingiraho amazu kubera ubushobozi bw'amarenti n'ibindi. Hari zo twagerageje gukemura mu guhuza imbaraga. Hari icyo ntokemura ndi jenyine, ariko twahuza imbaraga turi abamama 20 tukabasha kubikemura. Ni muri ubwo buryo twishize hamwe. Ushatse kureba ibikorwa byacu cyangwa kubikurikirana, dufite umurongo kuri YouTube, channel yacu yitwa Kwivuko TV. Wabikurikirana wabasha kumenya ibirutaho ibyo dukora, nubwo wagana ku isoko ukababaza ibikorwa byacu, ndumva baguha icyerekezo cyangwa se baduhuza. Murakoze cyane, nkaba nabasaba kudushigikira kuko ni uburyo bwo kubaka umuryango wacu wa Kinyamurenge. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nari mvuze ko abantu bahura n'ihohoterwa, baba abakobwa cyangwa abamama, batinyuka bakabivuga. Hari inzego rwose zibishinzwe kandi bigakorwa mu buryo bwiza bw'ibanga bw'ikinyabufura. Dufite ababyeyi mu matorero, dufite abashumba bashobora kubijamo kandi bakabikemura mu buryo bwiza. Hari ikintu tuzatwitiranya kuvuga ko wahohotewe, ntabwo ari ugusenya urugo rwawe, kuko icyo tugendereye ni ukubaka kuruta ntabwo dushaka gusenya, dushaka kubaka. Uvuze ko wahohotewe, hariho intambwe imwe y'ubujyanama bashaka kuyikugira bakagira n'umutware wawe mu kubaka urugo rwiza rufite amahoro rushingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana. Nkaba nasaba abamama bagitinya kuvuga ko bahohotewe, mu by'ukuri batinyuke babivuge. Ushobora kugana Papa Bishop ukamubwira igihohoterwa ryawe, ushobora kwegera Steve hano kuri channel y'isoko ukamubwira igihohoterwa ryawe. Watugana nk'abamama, dufite ihuriro Voice of Banyamulenge Women. Icyo twifuza nuko nta muntu wahohoterwa muri societe, ndetse uretse no muri societe no hanze ahangaha turi, hari abashobora kugenda mu tuzi bagahura n'ihohoterwa akabihisha kugira ngo adaseba, ariko ntabwo ari umuco mwiza. Mureke guhisha ihohoterwa ni bibi, ahubwo tubivuge mu buryo bwiza bw'ibanga kandi bikemuke. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Dusoza ndababaza gusa ibibazo birumwe kimwe ndikindi. Bishop, uyu munsi ugiriwe amahirwe yo kumenya ko umunsi urimo ari wo munsi wawe wa nyuma wo kubaho, ijambo wasiga nk'umurage usigiye ubwoko n'igihugu ndetse n'umuryango wawe ni irihe? Urakoze cyane. Ico ni ikibazo ciza. Ijambo nosigira umuryango, ijambo nosigira itorero nshumbye, ijambo nosigira ababanyi ni ijambo rimwe. Ni ukuvuga ngo mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ibyo bintu bibiri bibaye tukagumaho mu rukundo, n'ubwami bw'Imana twabubona. Arakoze cyane. Icyo yabaraga ni icyo ngicyo. Ubwo rero igihe Bishop azabasiga kuko twizera ko umuntu azimuka akava muri uyu mubiri, yamaze gusiga umurage wiwe, reka na mama Reverend agire ico abivugaho nawe ijambo yasiga nk'umurage we, aramutse agiriwe ayo mahirwe yo kumenya ko umunsi ari kuvugiramo ari wo munsi wa nyuma. Murakoze cyane. Icyo kibazo kirakomeye. Icyo kibazo kirakomeye, ariko njyewe mbona urukundo ruruta byose. Ahari urukundo rubabarira ibyaha, tirubari kibi ku muntu wese, rwirengagiza byose. Nitugira urukundo tuzubaka societe yacu nziza. Ubundi ahari urukundo hari imbaraga, kuko hari urukundo ntiyaboneka amacakubiri, kandi ahabaye amacakubiri haba hashize imbaraga. Numva twakubakira ku rukundo cyane rwatugeza kure. Murakoze cyane. Arakoze. Bishop yabaraga kubana n'abantu bose amahoro, mama Reverend yabaraga urukundo. Hari ikibazo tubabaza namwe mudukurikiye, uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo?
ni ukuvuga ngo uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ubwawe ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo. Murakoze cyane, reka babasezere mu ijambo rimwe rimwe hanyuma tugane ku musozo kandi natwe turushizaho kubashimira. Murakoze cyane, dushimiye iyi cano yaduhamagaye Isoko TV, abantu bagira umwete wo kuyikurikirana, ifite ibiganiro byiza kandi byubaka. Tukaba dushimiye n'abadukurikiranye mwese, mu by'ukuri nka kwa kundi mbivuze, igituma nkunda ijambo ryitwa amahoro. Yesu nta rindi jambo yaraze abantu, yari afite ibintu byinshi yigishije, ariko yagiye kubasezera arababwira ngo mbasigiye amahoro yanje, amahoro yanje ndayabahaye. Ikintu citwa amahoro, ugize umwete wo kubana n'undi amahoro, urukundo ruraza, kubahana kuraza, ntawohohotera uwundi, uburinganire buba buhari ndetse n'ubwuzuzanye buba buhari. Mugire Imana, mugire n'ubwuzuzanye, mugire yewe n'uburinganire bikomoka mu ijambo ry'Imana bitabangamiye amategeko y'Imana. Yesu abahereza umugisha. Arakoze cyane Bishop. Nanone kandi dusabe mama Reverend kugira ngo agire ico abwira abadukurikiye mu ijambo rye rya nyuma ryo kubasezera muri iki kiganiro. Murakoze cyane, ndagira ngo mbanze nshimire Isoko TV kuba mwatugira icyizere mukadutumira. Suko ari twe tuzi byinshi ariko tuhungukiye byinshi, twungutse byinshi kuva kuri Papa Bishop. Imana ibahe umugisha. Kandi kaba nasaba imiryango yose yadukurikiye muri iki kiganiro, tubifuriza kugira ingo nziza zubakiye ku mahame y'ijambo ry'Imana, ingo zirimo urukundo, ingo zirimo amahoro, ingo zirimo ibyishimo, ingo zirangwa n'iterambere, bizadufasha gusiga abana beza n'imiryango y'ejo hazaza myiza. Imana ibafashe kandi bashoboze. Murakoze cyane. Arakoze cyane, natwe ijambo ry'Isoko tubasezeramo mu gihe muganira ntimukibande ku byo mushoboye, muzamugaruka muganire no ku ntege nke zanyu kugira ngo mubigire mu experience ibageza kuco muza gushobora. Turabashimiye Papa Bishop na Mama Reverend kuba mwaratwemereye mukatwitaba. Ibi abari kugira ngo bibashe gufasha benshi. Mu by'ukuri nitwongera kubasaba ko muzatugana, muzatwitabe kugira ngo turushirizeho gukomeza guhugura benshi, natwe duhuguka mu byo mugenda mutugaburira. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Nawe udukurikiye ukomeze wizihirwe, utarakora subscribe kuri izo channel zibiri yacu ndetse n'iya Mama Reverend, muraza kuzikoraho iyo subscribe kugira ngo turushizeho kuzamurana. Aho muri Imana ikomeze ibahe amahoro asaza.